turabanza twicishe bugufi dupfukamye dusenge We are first gonna pray. kugira ngo Imana itwerekeze. Urakoze data wa twese utuyahirengeyeho mu ijoro, Thank you, God. uduhaye kubona uyu mwanya tugihumeka w'abazima atari benshi bagize ayo mahirwe, izina ryawe rihimbazwe. You allow us to see this time when not many have seen it. Your name be glorified. Ya tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu, We ask that you forgive our sins. utuyobore muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe binyuze mu mwuka wawe wera, And lead us in this time that we're going to learn your word. kugira ngo nidusobanukirwa n'ijambo ryawe rikatweza rikatwerekeza rikazatugeza ku gakiza, tuzabishimira izina ryawe. So that if we understand this word and it sanctifies us and purifies us and we go in heaven, we will praise your name. Ngaho ari twe n'abatwumva uduhana umugisha mu izina rya Yesu. Now please give us blessings, us and those who are listening to us. In Jesus' name we pray. Amen. Noneho turajya mbere dukomeza twiga Now we'll continue and then uruhare rw'amategeko y'Imana, uruhare rukomeye rw'amategeko y'Imana. the great role that the laws of God play. Turagenda tugaruka kuri aya magambo. We're gonna coming back to these words. Imihanda ifite amategeko, Streets have laws. guverinoma zo mu isi zifite amategeko, The government has laws. ndetse n'imiryango ifite amategeko, Even families have laws. n'ahandi And many other places. hari gahunda igomba. Ntabwo rero ijuru ritubeshejeho, Imana yaturemye ibeshejeho buri kiremwa ariyo yabigendera kuri gahunda itayoborwa n'amategeko. Just as we saw, streets, governments, and families have laws. So there's no way possible that the heavens that rule over us can go without laws. Rero Imana ifite amategeko So God has laws. adahinduka. Turasanga amategeko 10 adahinduka mu gitabo cyo kuva 20 murongo wa mbere kugera kwa 17. Laws that don't change. So we're going to see these laws in Exodus 20 from the first verse to 17. Ya aho turahatinda kuko aya mategeko harimo uburyo ubugera kuri butatu cyangwa se bune. So we're going to take some time there because in these laws there's like 3 to 4 ways. Ndavuga amategeko y'Imana yose. We're talking about all the laws of God. Yose afite intangiriro mu byanditswe byera. They all have a beginning from the word of God. Imana yashize ijambo ryayo ku rupapuro kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo. God have put his word on paper so that we can understand his words. Noneho reka tuje mbere. Okay. Hari amategeko 10 y'Imana adahinduka. There are 10 laws of God that don't change. Noneho hari amategeko agenga impagarike y'ubuzima bw'umuntu There are laws cyayibyaremwe. There are laws for our health. Noneho hari n'amategeko agenga imibanire y'abantu n'abandi. There are also laws that rule us between other people. Ya aragutse. And they're really wide. Noneho no munsi turibanda ku mategeko 10 y'Imana, tuzagenda tugaruka iki kiraba igice cya mbere, tuzaza n'igikurikiyeho. Right now we're going to focus on the first 10 laws. And as we continue, we're going to learn more and more. Noneho reka turebe mu gitabo cyo kuva. So we're going to read in Exodus. Ya igice cya 20. 20. Ya turava ku murongo wa mbere tugere kwa 17. We're going to read from verse 1 to verse 17. Turihangana tuyasome yose. We're going to read everything. Nubwo tutayasoma mu burebure bwayo. Even though we might not read every single detail. Ya ariko reka dusome. Ndasoma irya mbere n'uri gusobanura arajya asoma. So she's going to read and then I'm going to also read. Ndahera ku murongo wa mbere. We're going to start from the first verse. Imana ivuga aya mategeko yose iti.
And God spoke all these words, saying, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iryo Thou niryo shalt rya have mbere. no other God before me. Irya kabiri, The second one, ntukiremere igishushanyo kibajwe thou shalt not make unto thee any graven image, cyangwa gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru or any likeness of anything that is in the heavens above, cyangwa hasi ku butaka or that is in the earth beneath, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. or that is in the water under the earth. Ntukabyikubite imbere, Thou shalt not bow thyself down to them, ntukabikorere, do not nor serve them. kuko Uwiteka Imana yawe For I, the Lord thy God, ndi Imana ifuha, am a jealous God, mpora abana gukiranirwa kwa base visiting the iniquities of the fathers upon the children, upon the third and fourth generation, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. unto the third and fourth generation of them that hate me. Ku murongo wa 6 haravuze ngo nkababarira abankunda, Showing mercy unto But- thousands bakitondera amategeko yanjye, of them that love me and keep my commandments. nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Noneho itegeko rya gatatu The third commandment, riravuze ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazakubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. it says, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Irya kane, wibuke kweza umunsi w'isabato, The fourth one, remember the Sabbath day Mu- and keep it holy. mu minsi 3 ujye ukora, In 6 days thou shalt labor aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, and do all thy work. ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana But the yawe. 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, In it thou shalt not do any work, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe thou, nor thy son, nor thy daughter, cyangwa itungo ryawe nor thy cattle, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, nor the stranger that is within thy gates. kuko mu minsi 3 ari Uwiteka yaremwemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. For in 6 days the Lord made heaven and earth and the seas and all that is in them, Akaruhuka ku wa karindwi. and rested on the 7th day. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Yawukoreye ibintu bitatu. He did 3 things to that day. Yaruhutse ku munsi w'isabato, He rested on that day awuha umugisha and blessed it kandi araweza. and sanctified it. Itegeko rya 5, The 5th commandment. wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Yes, itegeko rya 6, The 6th commandment, ntukice. thou shalt not kill. Itegeko rya 7, The 7th commandment, ntugasambane. thou shalt not commit adultery. Itegeko rya 8, The 8th commandment, ntukice. thou shalt not steal. Itegeko rya 9, The 9th commandment, ntugashinje ibinyoma mugenzi thou wawe. shalt not bear false witnesses against thy neighbor. Itegeko rya 10, The 10th commandment, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, thou shalt not cover thy neighbor's house. ntukifuze umugore wa mugenzi Thou wawe shalt not cover thy neighbor's wife, cyangwa umugaragu we nor his manservant, cyangwa umuja we nor his maidservant, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. nor anything that is thy neighbor's. Aya mategeko 10 bene data n'abasaza banjye, These 10 commandments, brothers and sisters, mwibuke turi kureba uruhare rw'amategeko, uruhare rukomeye rw'amategeko y'Imana. remember we are learning about the
great role that the Ten Commandments play. mbere y'uko twinjira mu cigwa nyirizina Before we enter the, tumaze kubona aya mategeko we have seen these laws. aragutse ku buryo buhagije n'ay'umwuka Imana ikomeze kudufasha kugira ngo dusobanukirwe. They are of the Spirit, so God helps us understand. Ndasoma mu gitabo hano kimwe aho basobanura We're going to read in this book kugira ngo uyu murongo udufashe mbere y'uko tujya mbere, so that this verse that we read help us before we continue. Noneho hari abibwira ko amategeko ngo yari ay'Abisirayeli, some people say that the laws were for the Israelites. Abandi bakagira ahandi bayagarukiriza. Other people cut them off. Abandi bati ubwo Yesu yaje akabambwa ku musaraba yari ayakuyeho. And others say that when Jesus came and died on the cross, he took them off. Ariko ijambo ry'Imana riraduhakaniye. But the word of God told us it is not so. Ndasoma ahantu habiri hano mu byanditswe byera, ndakoresha Bibiliya y'Icyongereza. We're going to read in two places. She's going to use the English Bible. Noneho kugira ngo twumve icyo abavuga ngo Yesu ku musaraba yayakuyeho bamenye ko ari ikinyoma. So that we can understand those who say that. Ndabanza nsome umurongo wo muri Matayo 5:17 na 18. She's first going to read in Matthew 5. Yes. Noneho nsome n'ahandi bari gusobanura aya mategeko, noneho tujye mu kigwa nyirizina ndetse nta nubwo dutinda. And then she's going to read somewhere else, and then we're going to continue and get into the noneho Matayo 5, reka hano mpasome mu Matthew 5. Mwihangane tujyane. 5 umurongo wa 17 haravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. 18 kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho n'inyugute n'imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Noneho buri wese ariyumviye uko ijambo ry'Imana ribivuze. Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko, yaje kuyakomeza. Reka badusomere no muri rurimi rundi. So it says, think not that I came to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily, verily, I say unto you, till the heavens and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Yes. Ngo nukuzica, reka dusome n'uwa 19, nukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroheje hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Yes. Ngaho. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Noneho murakoze cyane, dukomeze tujyane aho nari ngiye gusoma. Now she's going to read. Ni mu kuva igice cya 20. In Exodus 20. Noneho bari gusobanura uburyo aya mategeko 10 y'Imana Adamu na Eva bari bayafite. How the 10 commandments, how in Eden, Adam and Eve had the 10 commandments. She's reading in the study Bible. Yes. Noneho n'amagambo ushobora kubona mu bimenyetso by'ibihe. You can see this in the sign of time. The sign of times. Mu kwa 4 tariki 15 1886. In April 15.
What year? Yes. Yeah. 1886, 1886. Noneho reka tujyane. Hano ni mu Cyongereza. Adam and Eve knew the law. Adamu na Eva baje bazi amategeko. Adam and Eve at their creation. Adamu na Eva mu burema bwabo. Yes, had a knowledge of the law of God. Baje bafite ubumenyi bw'amategeko y'Imana. It was printed in their heart. Yaje yanditse mu mitima yabo. And they understood its claims upon them. Kandi baje basobanukiye n'ibyo ziwategekera. Ayo magambo wayasanga muri manuscript 1902. Aya magambo. Wait, these words you will find them in manuscript 1919 also. The law of God existed before man was created. Amategeko y'Imana yaje ahari mbere y'uko umuntu aremwa. Bene data na basaza bacu dukurikiranye aha mu rukumva yuko amategeko y'Imana yabayeho umuntu atararemwa. Brothers and sisters, that we are together here, we see that the laws of God were here before us. It was adapted to the condition of the whole being. Zaje ziri aya mategeko niyo yayobora ibiremwa byera. These laws were the ones that controlled the holy beings. Even angels were governed by it. N'abamarayika nabo baje bagendera kuri aya mategeko. After the fall of principles of righteousness were unchanged. Nyuma y'uko umuntu agwa ntabwo aya mahame yo gukiranuka yigeze ahinduka. Nothing was taken from the law. No one of its holy precepts could be improved. And as it has existed from the beginning, so will it continue to exist throughout the ceaseless age of eternity. Aha murahumvise bene data na basaza bacu. Here we hear what it says. Amategeko y'Imana azakomeza kuyobora mu binyejana n'imyaka idashira yo mu gihe cy'iteka ryose. The laws of God are going to continue to rule from now and forevermore. Now, concerning the testimony, saying the Psalms, I have known of the order that thou hast founded them forever. Oh, uyu muntu muri Psalms yavuze ngo kuvuga ku buhamya naje mbizi. Noneho reka tuje mbere ni ukuvuga ngo n'umunyezaburi yarabivuze yuko yamenye amategeko ko n'ayiteka ryose. Noneho reka tuje mbere twagiraga ngo ridufashire ijambo. So we wanted for this word to help us. Kubera yuko hari abavuga yuko amategeko y'Imana hari aho yagarukiye. Because some people say that the laws of God have somewhere that they end. Ariko tubwiye ko yayoboraga abamarayika n'ibindi biremwa byera ngo kandi azakomeza kuyobora mu binyejana bidashira by'iteka ryose. But we see that they used to rule the angels of heaven and that they came before us. Rero Imana iturinde kumvira icyo kinyoma ahubwo twite ku ijambo ry'Imana. So God help us that we don't listen to that lie.
noneho irindi jambo turasoma Another verse that we're going to read. tumeze abatinze aho ngaho ariko tugiye gusubira turi kureba uruhare rukomeye rw'amategeko y'Imana. We are seeing the title of our lesson is. Tugiye gusoma imirongo 2 mu gutegeka kwa kabiri. We're going to read 2 verses in second. Deuteronomy. In Deuteronomy. Ya turasoma ku gice cya 28 umurongo wa mbere. Turasoma wa gatandatu turasoma n'uwa 10. We're going to read in Deuteronomy 28 verse 1, 8 and 10. Ya noneho reka dukurikirane. So let us go on. Ya noneho haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe azagusumbisha amahanga yose yo mu isi. So ni murongo wa mbere, reka na mwene data dufashe. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I have commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Amen. Na uwa gatandatu turavuze ngo niwumvira ayo mategeko uzagira umugisha mu maja no mu maza. In the 6th verse it says, blessed shalt thou be when thou comest in, blessed shalt thou be when thou goest out. Noneho uwa 10 navuze dusimbukiraho. In verse 10 it says, uravuze ngo it says, amahanga yo mu isi yose azabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Ya murakoze cyane. Mukomeze kwibuka yuko ikigo turukiga kiri kutubwira ngo uruhare rukomeye rw'amategeko y'Imana. Once again, our lesson is the great role that the laws of God play. Uyu munsi turareba igice cya mbere turita tuzareba na B ndetse na C. Today is going to be the first part. We're also going to see. And this time I'm going to see the second and the third part. Yes, noneho hano ngiye gusoma mu gitabo kiri kuvuga ngo intekerezo n'ubumuntu. Right now she's going to read mind, character, and personality. Noneho ndi ku page ya 562. Page 562. Noneho iyi ni mu gitabo kinini ni 562, mu gitabo kindi ni 580. So muri iki cyo mfite. Noneho amategeko 10. So the 10 commandments. Reka tuje imbere. Let us continue. Muri iki gice cya mbere tugiye kureba. In this first part that we're going to see. Turareba mu dusubi tubiri. We're going to see 2 parts. Ya noneho akambere karatubwira ngo amategeko y'Imana aroroshe kuyitondera. The first part is going to be the laws of God are easy to follow. Aka kabiri karatubwira ngo ubumwe bwuzuye hagati y'amategeko n'ubutumwa bwiza. The second part is going to be the unity between the laws of God and the gospel. And yes. The gospel. Ya noneho aka gatatu karatubwira ngo amabwiriza y'itegeko ry'Imana aragutse. And then the third part is going to be the amabwiriza y'itegeko ry'Imana aragutse. Ya noneho amahame aka kane karatubwira ngo Imana ntikuraho amategeko yayo. And then the fourth one is going to be God does not remove his
aho niho tugiye kurebera tuzagaruka kuri B dukomeza. We're going to part B as we continue. Noneho reka tuje mbere. Okay, let's continue. Kumenya ibi, To know this, Imana ntiyifuzaga ko ababyeyi bacu ba mbere bamenya ikibi. God did not want our first parents to know evil. Kumenya ikibi, To know evil, Imana ntiyifuzaga ko ababyeyi bacu ba mbere bamenya ikibi. God did not want our first parents to know evil. Igihe bemeraga inama za Satani z'ibinyoma, When they accepted Satan's advice, kutumvira ko kwica amategeko byinjijwe mu isi. disobedience of the laws entered the earth. Uko kubahuka amategeko asobanutse y'Imana, The disrespect of the laws of God that were understood, uko kwizera ibinyoma bya Satani, that believing in Satan's lies, byakinguye imigomero y'amahano ku isi it opened yacu. a gate to very bad things on our earth. Ni amagambo wanayabona mu rwibutso n'integuza mu kwa kane 1898. We will see this in Review and Heritage, April 5th, 1898. Noneho impagarike icogoye, So, everybody, kwica amategeko y'Imana byakurikiwe n'amahano n'urupfu. breaking the laws of God were followed by punishments and death. Bitewe no kumvira, Because of obeying, ubushobozi bw'umuntu bwarasigingiye. the human's ability went down. Maze kwikunda gusimbura urukundo. And then being selfish took the place of love. Imiterere ye iracogora ku buryo atari agishobora guhangana n'imbaraga y'ikibi. So his character went down Mhm. to the point where he wasn't able to beat sin. Umushukanyi abona ko imigambi ye The devil sees that his ways yo kuburizamo umugambi Imana yari ifite ire mu muntu, his idea of coming through God's plan for people, mwihangane, excuse me, no kuzuza imibabaro mu isi. and filling the world with pain, akayirimbura and destroying it, ko igeze ku ntsinzi. that his plans got to victory. Abantu bahisemo umutware wari wababoheye mu igare rye nk'ingaruzwa muheto. So people picked the ruler that has tied them up to this cart. Noneho reka tuje mbere ku gace ka mbere agasubi twavuze tureba amategeko y'Imana aroroshe kuyasobanukirwa. Let us continue to the first part of the first subtitle that we're going to read that says the laws of God are easy to follow. Rakoze cyane. Itegeko ry'Imana nta bwiru buririmo. The laws of God, there's nothing that is confusing in the laws of God. Umuntu w'umunyantege nke cyane, a feeble-minded person, ashobora gusobanukirwa amahame yaryo yagenewe. can understand these laws.
yagenewe kuyobora imibereho no gutunganya imico. that were made to rule the way we live and to correct our agafata icyitegererezo mvajuru. and the feeble-minded person can take icyitegererezo. Iyo aba bana b'abantu bifuzaga kurushaho kumvira, if humans wanted to continue to obey, iryo tegeko baba barahawe imbaraga z'ubwenge n'iz'ubushobozi. if people wanted to continue to obey that law, they would have been given understanding and ubushobozi. Strong. And strength. bwo gushishoza kugira ngo barusheho gusobanukirwa n'imigambi n'intego y'Imana. They would have been given understanding and strength for them to be able to dig through and understand God's word. Noneho reka tujye mbere. Okay, let us continue. Wenda nge nsoma gake gake kugira ngo nusobanura tujyane. She's going to be reading a little bit and so that I can translate. Ayo majyambere ntiyagombaga kuba uruhererekane. Ayo majyambere, that development, ntiyagombaga kuba uruhererekane. We're not supposed to be inherited. Muri ubu buzima bwa none in gusa. our life today. Ahubwo no mu buzima bw'iteka. We're not supposed to be inherited in this life only, but also in the life to come. Amategeko ariyoroheje bitangaje. The laws are very simple. Mbega ukuntu itegeko rya Yehova ritangaje. Oh, how the laws of Jehovah are amazing. Mu kwiyoroshya kwaryo, in their simplicity, mu kurabagirana kwaryo, in their shimmeringness, no mu gutungana kwaryo, and in their righteousness, mu migambi no mu bikorwa by'Imana, in the plans and the works of God, hari ubwiru umuntu afite, hari ubwiru umuntu ufite intekerezo ngufi atashobora gusobanukirwa. It was easy enough for a feeble-minded person to understand. Kandi niyo mpamvu tudashobora kurondora amabanga y'ubwenge. And this is why we are not able to understand the secrets of the brain. Bwayo. Oh, the secrets of the brain of God. N'imbaraga zayo. And his strength. Zitarondoreka. There. Niyo mpamvu. This is why. Dusabwa kubaha. We are supposed to obey. Usumba byose. The Heavenly Father. Imana itubashishe. God help. Noneho kuko twavuze ko tutaratinda turanyarutsa. No, because we said we're not going to take long. Dusimbukiye kugasubi ka kabiri. We're going to jump to the second subtitle. Ngo ubumwe bwuzuye hagati y'amategeko y'Imana n'ubutumwa bwiza. The full unity between the laws of God and the gospel. Hari ubumwe bwuzuye hagati y'amategeko y'Imana. There is a full unity between the laws of God n'ubutumwa bwiza and the gospel of Jesus Christ. Bwa Yesu Kristo. The gospel of Jesus Christ. Ahandi ntabwo bisigana. Another place we see that they don't leave each other. Ndetse hari ahandi hantu nasomye. And there's this other place that she read. Haravuze ngo ubutumwa bwiza buheruka. That says the last day message. Bugomba gushirirwa isi. That must be sent to the world. Cyangwa umutwaro wabwo. Or its burden. Nukongera kwereka isi amategeko y'Imana yera kandi adahinduka. Is to show again this world the laws of God. Umwigisha mukuru aravuga ati. The highest preacher says. Nge na data turi umwe. Me and God are one. Tube hamwe bene data n'abasaza wanjye. Let
just continue to be together. kandi ntitujye kure tugomeze kwibuka turi kureba uruhare rukomeye rw'amategeko y'Imana. Once again, we're seeing the great role that the laws of God play. Ubutumwa bwa Kristo ni inkuru nziza. The gospel of Christ is good news. Ni ubuntu cyangwa imbabazi umuntu agirirwa ngo avanweho iteka ry'ibyaha. It's a grace or forgiveness that a person is given so that their trial of doing sin can be removed. Yes, thank you. Urakoze. Maze ashobozwe kumvira amategeko y'Imana. So that the person will be able to obey the laws of God. Ubutumwa bwiza, the gospel, bwerekana itegeko ry'umwuka. shows that laws of the Spirit. Nk'itegeko rigenga imibereho. As the laws that rule the imibereho. Ubuzima bwose. As the laws that rule life. Kubwo kumvira, with obeying, utizigamye ibyo risaba, without stopping yourself of those that it asks. Iryo tegeko rihora ryerekeza amaso y'umunyabyaha ku butumwa bwiza bw'imbabazi n'amahoro. That law is always turning us to face the holy gospel. Iryo tegeko rihora ryerekeza umunyabyaha ku butumwa bwiza bw'imbabazi n'amahoro. That law always turns the sinner to the great news of peace and Intumwa Pawulo iravuga iti. Peter says. Intumwa Pawulo aravuga ati. The apostle Peter says. Pawulo? Paul. Yes. Mbese duhinduza ubusa amategeko kwizera. He says, so shall we. Ntibikabeho ahubwo turayakomeza. Mu Baroma 3:31. In Romans 3:31 it says. It says, do we then make void of the law through faith? God forbid. Did we establish the law? Arakoze cyane. Arongera arahamya ati. And then Paul said again. Noneho amategeko nayera. Now the laws are holy. Ndetse n'itegeko ryose ni iryera. And every single law is holy. Rirakiranuka kandi ni ryiza. It is righteous. No, it is just and it's good. Na Baroma igice cya 4:12. That's in Romans 7:12. Kuko ridusaba gukunda Imana. Because the laws require us to love God. Kuruta ibindi byose. Over anything. No gukunda abagenzi bacu nkuko twikunda. And to love our neighbor as we love ourselves. Nawe ubyumve. So you to listen. Nubundi rirakenewe kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. And these laws are also required, are also needed for God to be glorified. No guhesha umunezero umuntu. And to give happiness unto people. Nkuko byumvise amategeko ni meza. So as we hear, the laws of God are good. Turi mu kagingo kari kutubwira ngo ubumwe bwuzuye hagati y'amategeko n'ubutumwa bwiza. In the second subtitle that says the full unity between the laws of God and the gospel. Urakoze cyane. Wareba isi yuzuye inzangano. As we see this earth that is full of hate. Yuzuye ukabona b'umuryango umwe ntibumvikana. And you see that in a family some don't even get together. Abaturanyi ntibumvikana. And people don't get along. Umugore n'umugabo ntibumvikana. The husband and wife don't get along. Umwana n'umubyeyi ntibumvikana. The son and the parent don't get along.
abayobozi batangiye ubuyobozi ntibumvikana, and even the rulers don't get along. abaturanyi n'ibindi, wavuga uti kweri amategeko y'Imana mu butumwa bwiza turayakeneye muri iyi si yacu. And as we observe these things, we will see and understand that that we need the laws of God. Kuko azatugaruramo kubaha Imana, Because it will return to us the obedience of God kandi atugaruremo kwikunda and also love of God no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. and loving our neighbors as we love ourselves. Rero amategeko ayobora imibereho mu buryo bwuzuye. So we're going to go to our third subtitle, that the laws control our life in fullness. Binyuriye mu mategeko yayo, Through the laws of God, Imana yahaye umuntu amabwiriza ayobora umuntu. God gave us advices that should rule the person mu buryo bwuzuye. in fullness. Nayumvira If they obey the laws, azabeshwaho nayo. Amen. they will be rishful. Yeah, azabaho kubera yo. They will live because of it. Ayobora umuntu mu buryo bwuzuye, nayumvira azabeshwaho nayo. It rules the person in fullness, and if they obey it, they'll be ruled by it. Binyuriye mu byo Kristo yakoze. And through what Jesus has done, umuntu nica amahame y'iryo tegeko, if a person breaks the law, rifite ubushobozi bwo kumuciraho iteka. the law has an ability to put them in judgment. Itegeko riyobora The law that rules abantu kuri Kristo, na Kristo akabayobora ku itegeko. So the law rules people and God. No. And so the law rules people through the law. No. So the law rules people through Jesus, and Jesus rules the law. Natwe And Jesus rules Imana, people through the law. yes, natwe Imana iduhe gukunda amategeko. So let God give us to love the law. Kandi yimurire mu mitima yacu kuko ari naryo sezerano rishya. And put it in our hearts, because this is Wenda uwo murongo turaza kuwusoma we might read that verse muri Yeremiya 33 umurongo wa 33, in Jeremiah, Yeremiya 31 umurongo wa 33, in Jeremiah 31:33. turaza kuwusoma kuko twegera naho turangiriza. We're going to read that because we're heading towards the end. Ahubwo reka dusimbukire ku gasubi ka gatatu. Okay, let's go to the third subtitle. Kari kutubwira ngo amabwiriza y'itegeko ry'Imana aragutse. It is telling us that the advice of the laws of God are very wide. Amategeko y'Imana nk'uko yagaragajwe mu byanditswe byera, The laws of God are as we see them in the Word of God. Amabwiriza yagutse, These great advices, buri hame ryo muri yo ni iryera. every piece of the law is holy Rirakiranuka and is just kandi ni ryiza. and is good. Amategeko ashira abantu munsi y'ububasha bw'Imana. The laws Amen. fall under the will of God. Acengera mu ntekerezo n'ibyiyumviro. It goes to the thoughts and the conscience. Agatera kwimenyaho icyaha ku muntu wamaze kwiyumvamo ibicumuro bye. And it helps us see our sins to a person who has accepted that they sin. Iyaba amategeko yagurukiraga ku myitwarire, If the laws of God will fly from the way we act, igaragara inyuma gusa, that we see in the outside, abantu ntibakwiyumvamo ko bacumuriye mu bitekerezo byabo. people will not see that they have sinned through their thoughts. Aho humve neza, Here you must listen carefully. ibyifuzo byabo
their wishes n'imigambi yabo and their thoughts mibi, and their plans, the evil plans. ariko amategeko asaba ko umutima ubwawo ubonera, But the laws require that the heart itself be holy, n'ubwenge bukera, and the brain itself also be holy, kugira ngo n'intekerezo n'ibyiyumviro bibe bihamanije n'urufatiro rw'urukundo so that our thoughts no and gukiranuka. what we tell ourselves will be aligned with the love and the righteousness of God. Umuntu wenyine gusa niwe wigize ikigomeke. A person himself was the one who made himself rebellious. Umuntu wenyine gusa niwe utumvira amategeko ya Yehova. And only the human being is the only one who don't obey the laws of God. Igihe Imana itegetse ibyaremwe, When God controls nature, guhamya imirimo y'intoke zayo, when God give nature a law to show his works, ako kanya byerekeza ubwiza bwayo. that time they showed his beautiful works. Buri wese asabwa kwisanisha n'amategeko y'Imana. Everybody is asked to make themselves align with the laws of God. Kristo yazanywe no gutanga icyitegererezo gishitse Christ came to give us a good example cyo kumvira amategeko y'Imana. of obeying the laws of God. Gisabwa buri wese, It requires all of us, uhereye ku muntu wa mbere ariwe Adamu, from the first person who is Adam kugeza ku muntu wa nyuma uzabaho ku to the isi. last person who will ever exist on earth. None ninde ushaka kunyurira hirya yo kumvira amategeko y'Imana? So who wants to go against the Ten Commandments? Amategeko y'Imana, The Ten Commandments yavuze ko umurimo we atari uwo gukuraho amategeko, ahubwo ko yazanywe no kuyasohoza nk'uko twabisomye. Jesus said that his job was not to remove the Ten Commandments, but to fulfill them. Noneho yaje no kuyumvira mu buryo bwuzuye. And Amen. he also came to obey them in their fullness. Bityo yakomeje amategeko atuma yubahwa. Thus, as he obeyed the laws, he made them also respected by others. Binyuze mu mibereho ye, From his character and the way he lived, yerekanye imiterere yayo y'iby'umwuka. he showed the way the laws affected the spirit. Mu maso y'abamarayika bo mu ijuru, In the eyes of the angels, mu maso y'amasi ataracumuye, in the eyes of the earth that had not sinned, n'isi yigometse, and the earth that rebelled itself, y'indashima kandi yanduye that is yidutuyemo. ungrateful and dirty. Yashohoje amahame y'itegeko mu busobanuro bwaryo bwose. He showed the moment. Yes, principles. He showed the principles. Kuko tugira ngo turangize, yazanywe no gushira ahabona isano umuntu agirana n'Imana. He came to reveal unto the world the relationship that God has with men Binyuze mu kwizera through faith. ko ashobora gukomeza amategeko yose y'Imana. Amen. Through faith, man can obey the laws of God. Yazanye no kwerekana ko amategeko y'Imana adahinduka. Jesus came to show that the laws of God are unchangeable. Kugira ngo ahamye ko kutumvira ko kwica amategeko, so that he can show that the disobedience of the law, ko nta wabikora ngo azaragwe ubugingo buhoraho. So that he can show that if anybody disobeys the law, they can't go in heaven. Sinzi ko hatujyanye.
I don't know if we ever are together. yaje mu bantu ameze nk'umuntu He came unto people as a person kugira ngo ubumuntu bwe abuhuze n'ubumuntu bwacu so that he can put our humanity with his humanity, kandi ngo ubumana bwe bugere ku ntebe y'Imana. and so that his godness can get to the throne of God. Ariko ntiyazanwe no gukuraho ibyo abantu basabwa kugira ngo bumvire mu buryo bwuzuye. But he did not come to take off the laws. Ntabwo yakuyeho agaciro k'ibyanditswe. He did not take off the importance of the law and of the word of God. Mu isezerano rya kera In the Old Testament, yashohoje iby'Imana yari yaravuze ubwayo. in the Old Testament, he fulfills what God has said himself. Ntiyazanywe no kugira ngo ahe abantu umudendezo wo kwica amategeko. He did not come to give people the peace of sinning. Ahubwo yazanywe no kubaha uburyo bwo kuyumvira. Instead, he came to show us the way of obeying them. No kwigisha bagenzi babo gukora batyo. He also came to teach others to do so. Aho turangirije. We're going to finish here. Imana ntikuraho amategeko yayo. God does not remove. The fourth subtitle is that God does not remove his laws. Ntabwo niko gasubi ka nyuma. This is the fourth subtitle. Nubyumva uzamenye ko urukumva amabwiriza y'umubi. When you hear this, know that you're hearing the advice of the evil one. Ntabwo Imana ikiza abanyabyaha ikoresheje gukuraho amategeko yayo. God doesn't save the sinner by removing the laws. Kuko ariyo rufatiro rw'ingoma yayo. Because they are the foundation of his government. Yayo mu ijuru no mu isi. In heaven and in earth. Imana ni umucamanza. God is a judge. Umurinzi wo gukiranuka. The protector of righteousness. Kwica itegeko ryayo inshuro imwe gusa. Breaking his law just once. Mu tuntu duto ni icyaha. In a small thing is sin. Imana ntiyakuraho itegeko ryayo cyangwa ngo ikureho ihame ryayo. God cannot and will not remove any of his laws or his principles. Ryoroheje hanyuma y'ayandi. Whether small or big. Kugira ngo ibabarire icyaha. So that he can forgive sin. Ubutabera. Yeah, the justice. His justness. Kuba indashikirwa mu kumvira amategeko y'Imana. To be yes, mukigomeka. To be a rebellious person in the laws of God. Yes. Bigomba gusigasirwa no kwirindwa. Must be avoided. Imbere y'ab'ijuru. Must be avoided for those who want to go to heaven. Kandi nta kindi cyari mu isi cyari munsi y'urupfu rw'umwana w'Imana. And there is nothing else that is under the death of God. Cyari gikenewe kubwo kurinda kwera kw'iryo tegeko. That it was needed for the holiness of the law. Imana ntitesha agaciro amategeko yayo. God does not remove the laws of God. Does not make his laws less holy. Imana ntikuraho amategeko yayo cyangwa ngo ikore ibinyuranye nayo. God does not remove his laws or do things hypocritically.
ntivanaho ingaruka z'icyaha, ahubwo Imana ihindura binyuriye mu buntu bwayo, umuvumo ugahinduka umugisha. So he does not remove the consequences of sinning. Instead, he uses his grace and his forbearance to change the punishment into a blessing. Ubwoko bw'Imana, natwe Imana iduhe kongera gukunda aya mategeko. Let God help us love these laws again. Tugiye kurangiriza ku murongo umwe uri muri Yesaya igice cya 8. We're going to finish on one verse that is in Isaiah 8. Ya noneho umurongo wa 20 Verse 20. haravuze ngo It says, yes, nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. to the law and to the testimonies. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yes, ngo nta mucyo uri muri bo. There is no light in them. Niba badasanze amategeko n'ibyahanuwe. If they do not go towards the laws and what was prophesied. Ni Imana yabivuze. This is what God said. Ntabwo twifuza kugendera mu mwijima. We don't want to go to darkness. Imana itwumvisha ijambo ryayo. God, please let us help us understand. Kandi nk'uko twabisezeranye, And as we have promised, dukomeze kuba hamwe, tuzakomeza n'igice cya 2. that we continue so we can go to the second part. Tuzareba uburyo amategeko y'Imana afite umumaro mu gusigasira amagara yacu. We're going to see how the laws of God plays a big role in our lives. Uburyo atubanisha amahoro n'abagenzi bacu. How it teaches us to live in peace with our neighbors. Ko ubutunzi bwo mu isi n'ibiri mu isi bitatuma ubona amahoro, ariko kubaha amategeko y'Imana ngo bizaguhesha amahoro akomeye. And how the riches of this earth will not give us peace. Kandi biguhesha n'agakiza. But obeying the word of God will give us peace and give us salvation. Bizakugeze no ku bugingo buhoraho. And get you to the word of God. Ni isomo ntarasoma kuko turangije. This is a verse that we're not going to read. Ni Zaburi 119 umurongo w'135. It is in Psalms 119. w'135. 165. Ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Those who love thy law will have unending peace and takigush. Yes, nothing can cause them to stumble. And nothing will cause them to stumble. Ya turavanze izo ndimi mwihangane. Imana iduha imyumvire myiza bizatugeze ku bugingo mu izina rya Yesu. Lord God, give us understanding of this word so that we can so that we can have everlasting life. Reka turangize Let dusenze. us finish with the prayer. Urakoze Data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Thank you, Jesus, for bringing us here, that your name be glorified. Uduhaye ijambo ryawe ritwibukije uruhare rukomeye rw'amategeko yawe. You give us your word that teaches how your laws play a great role in our lives. Ntabwo twabyumva ku bwawe, ubitwumvise ari abavuga ari n'abateze amatwi, bizatugeze ku gakiza mu izina rya We Yesu. cannot just understand this, so please help us understand those who are speaking and those who are listening, in Jesus' name. Amen. Amen. Murakoze bene data n'abasaza bacu, naho ubutaha. Thank you. See you next time. Yes.